habwe icyubahiro. Amazina yanjye nitwa Uwizeyimana Claudine, ndi umukobwa ushima Yesu. Nanjye Yesu yarankijije. Amen. Yarankijije ndamushima. Ndashima Imana ko uyu munsi yanyemereye kongera guhagarara imbere y'ubwoko bwayo. Imana yacu ishimwe. Nkongera gushimira n'ubuyobozi bw'itorero bwampaye umwanya, nabwo Imana ibuha umugisha. Amen. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Imana yashize ku mutima wanjye bakimara kumpa bino bice, cyangwa bakimara kumbwira ko ari njye uzavuga ijambo ry'Imana. Narasenze impa n'intego turaza kuganiraho uyu munsi wa none. Ibice twasomewe ntabwo ndi bwabisubiremo, ariko kubaje nyuma twasomye mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, igice cyaho ni cya 45, twahereye ku murongo wacyo wa 22 tugeza kwa 25. Ikindi gice cya kabiri twasomewe twagisanze mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka wera, igice cyaho ni cya 14 duhereye ku murongo wacyo wa mbere tugeza kwa 14. Ariko muranyemerera twongereho indi mirongo mikeya ku bice twasomewe, iri mu rwandiko Paulo yandikiye Abafilipi, igice cyaho cya 2 duhereye ku murongo wacyo wa 5. Aravuga ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu, nubwo yabanje kugira akamero k'Imana, ntiyatekereje yuko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa, ahubwo yisiga ubusa, ajyana akamero k'umugaragu w'imbata, agira ishusho y'umuntu, kandi amaze kuboneka afite ishusho y'umuntu, yicisha bugufi, araganduka, ntiyanga no gupfa, ndetse urupfu rwo ku musaraba. Nicyo cyatumye Imana imushyira hejuru cyane, ikamuha izina risumba ayandi mazina yose, kugira ngo amavi yose apfukame mu izina rya Yesu, ari ay'ibyo mu ijuru cyangwa ay'ibyo mu isi, cyangwa ay'ibyo munsi y'isi, kandi indimi zose zihamye ko Yesu Kristo ari Uwiteka, ngo Imana Data wa twese ihimbazwe. Amen. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Imana yashize ku mutima wanjye, rifite intego cyangwa teme ivuga ngo guca bugufi. Nagiye kureba ibisobanuro byo guca bugufi. Igisobanuro nabonye bisobanuye kwiyoroshya. Naratangaye cyane bampaye bino bice, ndavuga ngo ese ubu nzavuga iki? Imana irangije ambwira ngo uzagenda ubwira ubwoko bwanjye ngo bige guca bugufi mu bintu byose, aho bakorera hose, mu bo babana nabo bose, n'aho bagenda hose. Ubwo nibwo izina ryanjye rizubahwa kandi rigahabwa icyubahiro. Niba bikora mu bakijijwe ndetse n'abadakijijwe, izina ryanjye rizubahwa. Yesu ashimwe. Guca bugufi ni ikintu kitugoye, ariko ni ijambo rikomeye. Imana y'amahoro idushoboze. Naratekereje ndavuga ngo ese mu gice twasomeye cyo mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka wera, igice cyaho cya 14, hatubwiye ijambo guca bugufi, ngo uwicisha bugufi niwe uzashyirwa hejuru. Nanjye ndavuga ngo kuki Imana yatubwiye ngo ikatugira n'inama y'ukuntu dukwiye guca bugufi, cyangwa n'ukuntu dukwiye kwitwara twagiye mu bukwe. Nanjye ndavuga ngo ese mu nzu yawe ni icyo ushaka ko twitwara? Urashaka ko twitwara gute mu nzu yawe? Imana yacu ni nziza kandi iradukunda, itugira inama ahantu hose. Yesu ashimwe. Yaba mu bukwe, ubwo ni ahantu tuba twagiye, yaba no mu ngo zacu, yaba naho dukorera, Imana yacu kuko ibera hose icyarimwe,
ahantu hose Imana igira gute itugira inama. Ariko iki dushakaho muri no minsi nk'abanyakacyiru, irashaka ko tugira gute duca bugufi. Iyaba uri umuririmbyi irashaka kuririmba ariko uca bugufi. Waba uri umuvuga butumwa irashaka kuvuga ubutumwa bwayo ariko uca bugufi. Waba ucuranga irashaka ucuranga uca bugufi, kugira ngo izina ry'Uwiteka Imana yacu rigire gute rihabwe icyubahiro mu batubona ndetse n'abatuzi. Amen. Mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cyaho cya 5 umurongo wa 16 turavuga ngo abari ku mucyo wanyu ubonekera abantu bose, nibabona imirimo yanyu myiza bahere ko bagire gute bahimbaze so wo mwijuru. Yesu ashimwe. Imana yacu irashaka ko abantu babona yuko ko twayimenye, abantu babona ko hari itandukaniro ry'abantu bamenye Imana n'abataragira gute n'abatarayimenya. Yaje kuma urugero rw'ukuntu iri kudushaka. Naje ndatekereza ndavuga ngo uyu murimo koko Imana iri gushaka ko tukora, ariko dufite nuko tugira gute nuko tugenda. Yaje kuma urugero kuko ari Imana irebera ahantu hose icyarimwe, igerera ahantu hose icyarimwe kandi ikarebera ahantu hose icyarimwe. Yamaye urugero ko ahantu no mu ngo ko abantu nabo bakwiye kugira gute bakwiriye guca bugufi. Rangije imurugero rukomeye gukuntu dufata abakozi bacu. Imana yacu igidupimira ahantu hagiye hatandukanye. Ni ijambo rikomeye ariko riratureba. Igafata umukozi yaba yamenye nk'ikintu, avuga ngo ucyuma urugero rumeze gutya. Rangije ngo irambwira ngo ahantu hose ndashaka ko muca bugufi, yaba mu nzu yanjye, yaba mu ngo, yaba ahantu hose mukora, kugira ngo izina ryanjye rigire gute rihabwe icyubahiro. Nanjye iravuga ngo dufite abakozi mu ngo zacu bamena ibintu, twarangiza twabwira ngo turanabirukanye ntabwo tuzabahemba. Twamara no kubirukana uwacu abana bacu bamena ibintu bo tukabasubiza neza, ntitugire n'icyo tubatwara. Imana irangije irambwira ngo birakwiye ko twera imbuto tugaca bugufi ahantu hose, yaba mu bo tubana, yaba mu bo dukoresha, ndetse n'abo tugira gute dukorana nabo. Nababwiye ngo Imana yacu ibera ahantu hose hagize gute icyarimwe. Imana irashaka ko twera imbuto tukazera mu bo duturanye nabo, tukazera mu bo dukorana nabo, tukazera mu bo tubana. Icyo gihe nabwo izina ry'Uwiteka rizagira gute rizahabwa icyubahiro. Yesu ashimwe. Niho handi uzasanga umukozi avuga ngo nabaye mu rugo koko rw'abantu bagize gute bakijijwe, banyereye imbuto, naho najya hose hari icyo bamfashije, banganije ku ijambo ry'Imana. Ndebye n'imirimo yabo bintera kugira gute kuvuga ngo bari abantu Imana ibaho umugisha koko bagize gute barakijijwe. Yesu ashimwe. Imana y'amahoro idushoboze muri byose kugira ngo duce bugufi, kugira ngo izina ry'Uwiteka rigire gute rihabwe icyubahiro. Imana yarambwiye ngo ibyo tubiba nibyo tuzasarura, ariko irashaka ko abanyakacyiru tubiba imbuto zineza kandi tukera imbuto zigize gute zineza. Mu Bagalatiya igice cyaho cya 5 umurongo wa 22 kugera kwa 23 niho hatubwira izo mbuto. Mu gice cyaho cya 6 umurongo wa 4 bavuga ngo icyo umuntu abibye nicyagira gute nicyasarura. Imana y'amahoro itugirire neza. Imana irashaka ko tubiba kandi tukera imbuto zineza zo gutekereza ngo ese iri jambo ko rije riri kunyigisha iki, rirashaka ko nkora nte, rirashaka ko ngenda gute. Yesu ashimwe. Imana y'amahoro itugirire neza. Nababwiye ngo Imana yacu igidupima
nubwo tuba turi hano turi kuririmba, nubwo tuba turi hano turi kuvuga ubutumwa, nubwo tuba turi hari hanze tugenda, Imana yacu igidupima, igapima ko dukijijwe. Imana yacu igipima ko dukijijwe. Umuntu nanone yongera ko mu rugero nanone rugoye, irambwira ngo umuntu ahabwa promosiyo, yamara guhabwa promosiyo akibagirwa ko Imana ariyo yagize gute, ariyo yabikoze. Ntagire gute, ntace bugufi akumva yuko ari ubwenge, akumva ko ari imbaraga ze, akumva ko ari uko yasenze cyane, akumva ko ari uko afite abantu bamufashije kugira ngo iyo promosiyo iboneke, cyangwa ko kuzamurwa kugira ngo kuboneke, cyangwa kugira ngo ako kazi kaboneke. Imana y'amahoro itugirire neza. Twamara kugera muri iyo promosiyo tukibagirwa ko Imana ariyo yagize gute, ariyo yabikoze. Imana yacu ikunda icyubahiro. Yesu ashimwe. Yesaya yarahanuye mu gice cyaho cya 42 umurongo wa 8, niho ijambo ritubwira ndi Uwiteka niryo zina ryanjye. Yesu ashimwe. Kandi icyubahiro cyanjye ntabwo nzagihundi. Duharanira yuko izina ry'Uwiteka rigira gute, rihabwe icyubahiro. Bamwe twasengera abarwayi bakira tukumva ko ari twe twagize gute, ko ari twe twabikoze. Ntabwo ari twe twabikoze, nta n'ibyo twashobora. Imana yacu ni ifite ubutware ku byo yaremye byose. Iravuga bikaba, yategeka bikagira gute, bigakomera. Yatubwiye ngo yarirahiriye amavi yose yo mu isi, yaba ibyo yaremye byose azagira gute, azamupfukamira. Niyo mpamvu ibyo dukora byose tubikore kugira ngo izina ry'Uwiteka Imana yacu rigire gute, rihabwe icyubahiro. Naje gutekereza ndavuga ngo ese Imana igipima ubwoko bwayo? Irambwira ngo igibyemera kugira ngo iturebe koko tuvuga ngo tuzaguhamya, tuzakuzamura, tuzavuga gukomera kwawe. Ariko hari abavuga ngo ibyo byose ni kubw'imbaraga zacu. Muri Zekariya igice cyaho cya 4:6 yabwiye Zerubabeli ngo si kubw'imbaraga zawe, si kubwo amaboko, ahubwo ni kubw'iki, ni kubw'umwuka wawe. Imana yacu irashaka ko ibyo ikora two kugira gute, two kubyiyitirira, ahubwo duce bugufi twumva ko Imana yacu aragize gute, ariyo yabikoze. Imana y'amahoro igira gute, itugirire neza cyane. Yarambwiye ngo nje ntararetse gupima umwana wanjye. Mwebwe nabura gute gupima uburyo muvuga ko muca bugufi imbere yanjye, nareba guca bugufi nkakubura. Ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana cyo cyaho cya 13 umurongo waho wa mbere kugera kwa 31, Yesu yagize kugira gute, yagize guca bugufi. Yagize guca bugufi muri buno buryo. Yuda yaciye bugufi ari kuboza iki, ari kuboza ibirenge. Yarazi neza yuko Yuda ari bwagira gute, ari bumugambanire. Yarazi neza ko Petero ari bwagira gute, ari bwamwihakane. Arangije aboza ibirenge agira gute, asohoza misiyo yagize gute, y'uwamutumye. Naho yagize gute, naho yaciye bugufi ari umwana w'iki, w'Imana. Ntabwo yigeze yishyira hejuru. Mu rwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi nk'uko twabisomye ngo tugire wa mutima nk'uwari hehe, nk'uwari muri Kristo Yesu. Wa mutima uca bugufi, atari umutima wo kugira gute, wo kwishyira hejuru. Imana y'amahoro igira gute, idushoboze guca bugufi dukurikije urugero rwa Yesu. Amen. Uravuga ngo ntabwo twabishobora. Pawulo yandikiye Abafilipi arangije arababwira mu gice cyaho cya 4:13 niko Pawulo yanditse avuga nshobozwa byose nande na Kristo umpa imbaraga. Azagira gute, Kristo azadushoboza. Yesu ashimwe. Ntabwo twakwishoboza guca bugufi ahantu hose, mu bintu byose, aho tugenda hariho hose, Kristo atagize gute, atadushoboje. Yesu yashoboje ku munzani
Dawidi nawe yararimo yaragize gute? Yaramushoboje. Dawidi mu gitabo cya mbere cya Samweli nicyo cyaho cya 16 hatubwira neza uburyo Dawidi yabaye umwami yimitswe na Samweli. Ariko harakomeza akatubwira neza uburyo yahuye n'intambara. Mu gice cyaho cya 20 hatubwira neza ukuntu Sawuli yakomeze kugira gute kumuhiga aranamurwanya. Tugeze mu gice cyaho cy'igitabo cya mbere cya Samweli mu gice cyaho cya 24 hatubwira neza uburyo noneho Dawidi ahantu hose ajya guhungira Sawuli agira gute yagiye amusangayo akamubuza amahoro. Ariko Dawidi nawe agezaho Imana imuha ububasha kuri Sawuli. Ariko ijambo ry'Imana tubwira ko Dawidi yagize gute yaciye bugufi, ntacyo yakoze ku mwami inde Sawuli. Yesu ashimwe. Abantu bamugira inama baramubwira ngo ese kugize ububasha ku mwanzi wawe wamukorera iki? Dawidi arangije arababwira ngo ntacyo namukoraho. Yesu ashimwe. Yaciye bugufi, yari kumugiraho ububasha bwose ariko ntacyo yagize gute ntacyo yamukozeho, ahubwo yaciye bugufi. Arangije aravuga ngo nirinze guhangara cyangwa gukora ku Imana yagize gute yimikishije amavuta. Yesu ashimwe. Yaciye bugufi kuko Yesu yagize gute yamushoboje. Ntabwo yari kugira gute, ntabwo yari kubyishoboza. Nawe uze kwibaza ari mu ruhande rwawe, Imana ikugabije umubisha wawe, ubitekerezaho neza wakora iki? Ariko Imana ishimwe ko yagize gute yashoboje Dawidi kwirinda ndetse no gukora ku Imana yagize gute yimikishije amavuta. Habaye ikiganiro gikomeye cyane. Arangije abwira Sawuli ngo baraganiriye, aramubwira ngo se ko Imana yari ikungabije sinari kugukorera icyo nshaka cyose? Atariko ntabwo nakoze nkawe nk'ibyo wagize gute nk'ibyo wankoreye. Nje nkwituye iki? Nkwituye ineza, ariko wowe wagize gute wanyituye inabi. Sawuli arangije aravuga ngo nje nakugiriye nabi ariko wongiriye neza, aho ugize gute undushije gukiranuka. Ijambo ry'Imana ritubwira neza mw'icyo gitabo cya mbere cya Samweli cyo cyaho cya 24 tubwira neza uburyo Sawuli yarize akagira gute akagira umuborogo, kuko ibyo yagomba gukorera Dawidi wakagira gute akamwitura neza. Imana yashoboje Dawidi kwirinda gukora ku Imana yimikishije amavuta, irangije imushoboza no guca bugufi imbere ya Sawuli. Imana y'amahoro igira gute itugirire neza kandi igira gute idushoboze. Nkuko ijambo rye ryatubwiye ngo tubibe imbuto z'ineza kandi tuzasarura ibyo tuzagira gute tuzaba twarabibye. Uze gutekereza ari mu ruhande, nongeye kubisubiramo ngo Imana iramutse ikugabije umwanzi wa ubizi neza ko ari we, wakora iki? Ese waca bugufi? Ese aho niwavuga ngo nanjye ndihorera? Ariko ntabwo bidukwiriye nk'abantu tuvuga ko twagize gute twamenye Imana. Imana irashaka ko dukiranuka ahantu hose, tukagenda twicishije bugufi, kuko n'iki Imana iri kugira gute iri kudushakaho. Iyaba mu bo turi gukoresha, iyaba mu bo turi gukorana nabo, iyaba mu baturanyi, Imana yacu irashaka ko tugira gute duca bugufi, tukayihesha iki? Tukayihesha icyubahiro. Ibi bihe ni ibihe bigoye, ni ibihe biteye benshi kugira gute kwishyira hejuru, ni ibihe bitumye abantu bibagirwa ko Imana yacu kibaho. Na ibi bihe bitumye twumva ko Imana yacu ikiri hejuru. Imana yacu yaravuze ngo uko yari iri kera na n'uyu munsi nikigize gute nikwiri kandi nikizagira gute nikizahora ibihe byose. Yabwiye Mose ngo ndiho n'Uwiteka niryo zina ryanjye. Uko yari ejo n'uyu munsi nikwiri kandi nikizagira gute
nikizahora. Naho ibihe byahinduka, Imana yacu ntabwo igira gute? Ntabwo igihinduka. Ntiduhindurwe n'ibihe, ahubwo ibihe natwe tugira gute? Tubihindure, kuko Kristo azagira gute? Azadushoboza. Haleluya, haleluya. Imana y'amahoro itugirire neza uyu mugoroba. Ni intego ikomeye kandi Imana ishaka ko tugenda muri ino minsi. Mu gitabo cy'Imigani, igice cyaho cya 22 umurongo waho wa 4, hatubwira ingororano z'abantu bagize gute? Baciye bugufi imbere y'amaso y'Imana. Uwicisha bugufi, aratubwira ngo uwicisha bugufi ingororano ye ni icyubahiro, ubukire ni iki? N'ubugingo. Yesu ashimwe. Ibi byose dukora, uku kuririmba turirimba, uku kuvuga ubutumwa tuvuga ubutumwa, uku kubyina tubyina, uku gusenga dusenga, ibintu byose dukora nitudaca bugufi ntacyo bizaba bigize gute? Bitumariye. Imana irashaka ko tugira gute? Duca bugufi dukurikije icyitegererezo cy'umwana wayo, kuko nicyo cyatumye imuduha. Irashaka ko mu byo dukora byose tubikora tugize gute? Duciye bugufi. Uze kwitegereza urebe mu mpano Imana yabaragwaye. Hano dufite impano zigiye zitandukanye. Utekereze ngo ese ko yama impano yo kuririmba, ndimo kuririmba gute? Ese Imana ko yamaye impano yo kuvuga ubutumwa, ni kubuvuga gute? Ese Imana ko yamaye impano yo gusenga, ni kubikora gute? Aho ntabwo ndi kubikora kugira ngo izina ryanjye abe ryo rizamuka, icyubahiro cy'Uwiteka ntigishyirwe hejuru. Ese ko nkora umurimo w'uprotokole, ni kuwukora gute? Ni kuwukora kugira ngo izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Ese uze gutekereza impamvu navuze cyane, ni mu nzu y'Imana cyane yatugiriye inama, itwibutsa uburyo dukwiye kwitwara turi mu bukwe. Ntabwo yabura kutwigisha uburyo dukwiye kwitwara turi mu nzu yayo. Uze kubitekereza uvuge ngo ese ndi kubikora nte? Ese ntabyo Imana yagiye ikora nkabyiyitirira? Ese aho nkorera ndi guca bugufi gute? Imana y'amahoro itugirire neza. Yesu ashimwe. Nababwiye ngo ni intego ikomeye kandi ni intego ihwanye n'uyu munsi wa none. Yesu ashimwe. Kandi nta jambo ry'Imana rijya rimanukira ubusa. Rifite icyo rishaka kugira gute? Rifite icyo rishaka kutubwira, rifite icyo rishaka abo rishaka gukiza, rifite abo rishaka kugira gute? Guhindura. Imana itugirire neza kandi idushoboze. Nuza kwisuzuma, uraza gusanga waraciye bugufi. Yaba mu baturanyi, nababwiye ngo Imana yarambwiye ngo ese ko ntaretse gupima umwana wanjye, nzabura gute kubashyira ku munzani ngo ndebe ko mushyitse, ndebe ko ibyo muvuga ko bigize gute? Ari ukuri. Hari igihe tuvuga ngo dufate icyubahiro cy'Imana tukacyiyitirira, ariko ntabwo bigize gute? Ntabwo bidukwiriye. Uze kureba uvuge ngo ese ko nahaye promosiyo, ese ko nahaye akazi, ntabwo navuze ngo nuko nasenze cyane. Imana ntabwo ari uko twasenze cyane, ahubwo Imana ibikora kugira ngo izina ryayo rihabwe icyubahiro, kugira ngo imirimo yayo igire gute? Igaragare. Yesu ashimwe. Numara kwisuzuma, uraza kureba mu rwa ruhande, usange hari ibyagiye bigutsinda, usange ari ahantu Imana yagupimye igasanga ugize gute? Udashyitse. Uze kureba uvuge ngo ese mu rugo rwanjye ntabwo yaba arampimye igasanga nashyitse, igasanga guca bugufi ntako. Ese Imana ntabwo yaba arampimye ikanshyira ku muzani igasanga
ibiro byanjye biracyari bikeya mu baturanyi. Ese hano mu murimo wayo ntabwo Imana yarampimye igasanga ibiro bidashyitse? Nusanga bidashyitse, turaza gusenga Imana, nicyo cyatumye Imana iturarika umugoroba umunsi wa none. Amen. Nuza gusanga hari ibyo wiyitiriye, nuza kureba ugasanga utaraciye bugufi mw'ubwo buryo bwose, dufite amahirwe, haracyari ibyiringiro. Yesu ashimwe. Niyo mpamvu Imana iri kutwibutsa ibi ngibi. Niyo mpamvu iri kutwibutsa ko uwicisha bugufi ari uzagira gute? Ari uzashyirwa hejuru. Kandi kavuga ngo amavi yose azagira gute? Azamfukamira, ya mu byo naremye byose. Kandi ibyo nkora, Imana yacu ni ifite ubutware, ni ifite imbaraga, ni ifite ubushobozi ku bintu yaremye byose. Twebwe turi iki? Turi ibikoresho byayo. Icyubahiro tugiharira Imana, dukora ibyo tukwiye gukora, kandi tubikore tugira gute? Twicisha bugufi. Imana y'amahoro itugire neza uyu mugoroba umunsi wa none. Iminota nayimaze, ariko twisuzume muri uno mwanya, utekereze ngo ese ndi kwitwara gute? Ese ndi guca bugufi? Ese Imana iri kumbona gute muri uno munsi? Ntabwo mfite umutima uri kwishyira hejuru, ariko umwana wawe baramusuzuguye. Mu ndirimbo twaririmbye 154 yasize ingoma ye ngo nuko aramanuka, baramusuzugura ariko ntibanamwemera. Ariko yaciye bugufi, asoza misiyo yagize gute? Y'uwamutumye. Aho twebwe turi guca bugufi gute? Twisuzume, turangiza muri uno mwanya dusenga Imana. Yesu ashimwe. Aho ntabwo wagaragaye nk'utaraciye bugufi, ariko naje kugira icyifuzo kivuga ngo dusabe Imana. Imana iduhe wa mutima wari muri Kristo Yesu, wa mutima uca bugufi imbere y'amaso y'Imana. Yesu ashimwe. Twebwe turi abantu, ntabwo twagira gute? Ntabwo twabishobora, ariko Kristo nadushoboza tuzagira gute? Tuzabishobora. Uyu mugoroba reka dusabe Archidikoni wacu, nyakubahwa Archidikoni aza adusengere. Dusabe Imana ngo iduhe wa mutima nk'uwari muri Kristo Yesu, wa mutima ugira gute? Uca bugufi. Aho nimwahaguruka bakadusengera Imana, ntabwo twabyishoboza, ariko Imana yo nidushoboza tuzagira gute? Tuzabishobora. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Senga Imana. Uwiteka mwa Imana yacu, abagaragu n'abaja bawe baciye bugufi imbere yawe, kuko ijambo ryawe mwami Imana yacu ni inkota ityaye amugi yombi, kandi igeze mu mutima yacu irashegesha, ikavanamo ikitari cyiza icyo ari cyo cyose. None mwami Imana yacu baciye bugufi imbere yawe, buri wese mwami yumvise aho ijambo ryawe rimutsinze, kandi ugira Imana, ugira amahirwe aturuka kuri wowe, nuko yemera gutsindwa n'ijambo ryawe, kugira ngo noneho akunde ashyirwe hejuru nawe, kandi akomezwe nawe, kandi ahindurwe nawe. None Uwiteka mwami Imana yacu, Umwuka wera yinjiye mu mitima yacu, yinjiye mu mutima wa buri wese. Mwami Imana yacu amushoboze kunesha. Kristo niwe udushoboza kugira ngo tuneshe ibyaha, tuneshe Satani, tuneshe isi, ibyo byose bitwugarije kandi tugenderamo, kandi tubana nabyo umunsi ku munsi. Bose ubagire neza mwami, kandi imbabazi zawe zikomeze kubana nawe iminsi yose, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.